ikigo gishobora kuba cyaguha inguzanyo mu buryo bwihuse ukaba wabona inguzanyo rwose udasabwe ibintu byinshi cyane ko ino nguzanyo iki kigo gitanga ni inguzanyo ikorerwa kuri telefone yawe, ufungura application cyangwa se ukaba wafungura icyo bita website, wongera ugire amahoro y'Imana, wongere ugire imigisha muri byose. Wowe ukurikiye iyi sheni ya Tusude Baba, uyu munsi wa none nongeye kuba nakuzanira ikigo gishobora kuba cyaguha inguzanyo mu buryo bwihuse ukaba wabona inguzanyo rwose udasabwe ibintu byinshi cyane ko ino nguzanyo iki kigo gitanga ni inguzanyo ikorerwa kuri telefone yawe, ufungura application cyangwa se ukaba wafungura icyo bita website, wamara gufungura website yabo ukaba wakwakiraho inguzanyo. Ntago ari ibintu bikomeye cyane. Rero ndagira ngo uyu munsi wa none tugiye kuba twajyana nkwereka bimwe mu bigize inguzanyo batanga muri iki kigo cya Standard Life. Ahangaha rero batanga inguzanyo z'ubwoko bwinshi cyane, niyo mpamvu uyu munsi nifuje kuba naza noneho nkaba nagusomera buri kimwe cyose, nkaba nakwereka buri kimwe cyose kuri website yabo kugira ngo turusheho kuba twabana, wowe ukeneye inguzanyo cyangwa se wowe ukeneye amafaranga yo kuba wajya kuba wakoresha imishinga yawe. Nkuko bisanzwe ni Tusude Baba, kora subscribe ubundi ukore no kunzogera, numara gukora kunzogera uzajye wibuka gukora kuri like cyangwa se unandike muri comment, wandike uko wabonye ikiganiro naguhaye cyangwa se wandike uko ubona ibintu nge ndimo kugenda mba naguha muri iki kiganiro. Okay, reka tube twatangira rero. Ahangaha ni hantu tugiye kuba twatangirira tukarebera hamwe ibyo ino nguzanyo ya Standard Life icyo ivuze cyangwa se uburyo isobanuramo kugira ngo hatagira umuntu uza kuba yagendera mu kigare. Turi bugende tufata akantu ku kandi. Icya mbere, ikigo ni iki ngiki, ni Standard Life Rwanda. Iki kigo cyemewe mu mategeko y'u Rwanda, cyemewe na banki nkuru y'u Rwanda BNR, rwose kiremewe. Ndagira ngo rero hano tugende dusoma bimwe mu bintu bigize iyi nguzanyo batanga kandi iciye kuri telefone. Reka duhera aha: inguzanyo zihuse, amahirwe atagira iherezo. Ahangaha mbere ku murongo wa mbere baratubwira ngo ni inguzanyo zihuse, amahirwe atagira iherezo. Menya uburyo bwihuse kandi bworoshye bwo kubona inguzanyo. Inzozi zawe z'ubukungu ziri hafi. Kanda buto imwe gusa ubugereho. Kanda buto imwe gusa ubugereho. Ahangaha rero murimo murabibona. Ahangaha iyo ugeze ahangaha ni ugusaba inguzanyo. Niba ushaka kuba wahita usaba inguzanyo, urahita uza ukandi hano uri buze ube wahita ubonamo byinshi. Ahangaha barakubwira, ahangaha tunga application. Ahangaha nushaka urahita udownloadinga application ihite iva kuri Play Store cyangwa se ive kuri Apple Store, ibe yajya kuhehe kuri telefone yawe. Ni ukuvuga ngo yanditswe na RDB, yemewe n'ikigo na turimo kubona hano ni banki nkuru y'u Rwanda BNR. Ni ukuvuga ngo ino application cyangwa se iyi nguzanyo yemewe na RDB kandi banki nkuru y'u Rwanda iremera yuko iyi app ikora. Abangaba ni abantu bagenda batanga ubuhamya. Aba ni abantu bagiye baba bafata inguzanyo. Urimo kubona hani mu bucuruzi, umucuruzi ahangaha araza agafata inguzanyo, bimeze neza cyane. Reka turebe kuri kino gika rero uko bakomeza batubwira. Twemera ko guteza imbere abantu bishoboka binyuze mu gutanga inguzanyo zorohereza abakiriya. Ahangaha ni ukuvuga ngo baremera yuko mu gutanga inguzanyo zorohereza abakiriya biremerewe mu bukungu bw'u Rwanda bukataje mu gutera imbere. Kubona inguzanyo ni ingenzi ku bantu bashaka kwiteza imbere no kugera ku mutekano w'imari. Standard Life Rwanda PLC iri ku isonga mu gushyigikira ibisubizo by'inguzanyo byorohereza abakiriya hagamijwe guteza imbere imibereho n'ubukungu bw'igihugu.
aha ngaha ni ukuvuga ngo ino Sunderland rero life iravuga yuko yishimira kuba yateza imbere abantu cyangwa se kuba umuntu wese aba yaba arimo hano. Noneho aha ngaha reka hano turebe serivisi z'inguzanyo. Aha ngaha tugiye hano kuba twareba serivisi z'inguzanyo kugira ngo umuntu wese aze kumenya uruhande araba arimo. Izi ni inguzanyo batanga, inguzanyo yihutirwa. Aha ngaha inguzanyo yihutirwa, iyi serivisi y'inguzanyo ikoresha ikoranabuhanga. Iyi serivisi y'inguzanyo ikoresha ikoranabuhanga igamije gutanga ubufasha bwihuse mu bihe by'ibibazo. Isaba inguzanyo mu bihe by'ibibazo abasaba inguzanyo babona amafaranga make cyangwa aringaniye ariko ako kanya. Abasaba hano inguzanyo babona amafaranga make cyangwa se aringaniye ako kanya. Aha ngaha bagahita hano bakwereka utuntu dukomeza, nushaka kumenya byinshi uri buze uhita ukanda aha ngaha nuhakanda ino peji yose leta ifunguka. Reka dukandeho iyi peji yose ibe yafunguka. Noneho ni ukuvuga ngo fata inguzanyo guhera ku bihumbi 10 kugeza ku bihumbi 100. Inguzanyo y'ingoboka, aha ngaha bakavuga ko ari inguzanyo y'ingoboka. Iyi nguzanyo y'ikoranabuhanga yemerewe gutanga ubufasha bw'amafaranga bwihuse mu bihe by'ibyago cyangwa ibihe byihutirwa. Abasaba bashobora kubona inguzanyo yihuse binyuze kuri application code ya USCDD cyangwa urubuga rwacu. Uburyo bwo gusaba inguzanyo buroroshye. Uburyo bwo gusaba buroroshye kandi ntibusaba impapuro nyinshi, ariyo mpamvu ari igisubizo cyiza ku bibazo byihutirwa. Noneho ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo aha ngaha uri buze hano uhite usaba inguzanyo. None aha ngaha njye icyo nakoze ni ukuguha ino website, nkaba naguhaho uburyo uri buze kuba wagira uburyo uraza kuba wasaba inguzanyo. Aha ngaha barakubwira ngo inyungu ku bakiriya, igenzurwa rikorerwa vuba cyane. Uraza hano nawe usome hano amategeko n'amabwiriza. Aha ngaha uri bugende hano ubabonamo amategeko n'amabwiriza mbere yuko uri buze kuba wasaba. Aha ngaha uraza uhasangemo ibintu byinshi cyane. Aha ngaha turimo kuvuga ku nguzanyo rwose ushobora kwisabira uciye kuri telefone yawe. Aha ngaha uraza uri buze usabe ibiranga. Aha ngaha uraza ubibone inguzanyo kuva ku bihumbi 10 kugera ku bihumbi 100. Aha ngaha ibyikora aha ngaha uraza hano ube wabonamo ibintu byinshi, ariko reka tube twasubiraho inyuma ho gatoya. Nanone nongera kuba nabwira abantu bose bajya bavuga yuko baba babuze ngo ahantu bakura ngo amakuru cyangwa se ahantu babona nimero. Dore nimero yabo ni iyi ngiyi. Numara kwinjira hano muri no website uri buze ube wahita ubonamo hano nimero ya telefone. Uraza ube wahita ubonamo nimero ya telefone. Reka twikomereze turebe inguzanyo y'umushahara. Nayo urabona ko hano naho bagira inguzanyo y'umushahara. Nushaka kumenya byinshi uri buze uhite ukanda aha ngaha ku nguzanyo y'umushahara. Noneho ibyo dutanga aha ngaha naho uri buze ube wahita usomamo hano buri kimwe cyose. Hano uraza ube wahita uba wagisomamo hano muri no website yabo. Ndi buze kuza kuba nayibereka na inyungu urumva. Aha ngaha uri buze hano usangemo inyungu, ariko ndabona ni kuri 15 cyangwa se kuri 7. Ni ukuvuga ngo inyungu idasanga ahandi, inyungu utasanga ahandi. Standard Life itanga uburyo butandukanye bwo kwishyura inguzanyo, aho inguzanyo yihutirwa itangirwa ku nyungu ya 15% buri kwezi, ariko noneho inguzanyo y'umushahara ku nyungu nikaba ari 7% buri kwezi. Urabona inyungu y'umushahara nago aba ari nyinshi cyane.
noneho ubwo ngubwo rero njye ikintu mba nakoze ahangaha ni ukugira ute, ni ukuba natanga amakuru ku abantu bose baba bakeneye inguzanyo zihutirwa, cyangwa se umuntu wese uba akeneye uburyo yakwibonera inguzanyo yarabuze ahantu yakura inguzanyo, ndaza ahangaha nkakwereka amakuru y'ibanze, namara kukwereka amakuru y'ibanze nawe ukaba wagira ute, nawe ukaba wajya gushaka amakuru arambuye. Noneho ni ukuvuga ngo ahangaha rero reka nze nkwereke akantu gatoya, nitwinjira ahangaha dushaka kuba twasaba iki inguzanyo, kanze mbanze nkwereke akantu gatoya ni ukuvuga ngo nufungura ahangaha ushaka kuba wasaba inguzanyo, ahangaha ukahafungura ushaka kuba wasaba inguzanyo, uri buze ufungura aha, uri butegerezeho gatoya, urategerezaho gato cyane. Noneho ahasigaye mpite nkwereka uburyo ushobora kuba wasabira inguzanyo uciye ahangaha muri he, ahangaha muri website. Ahangaha muri website ahambere urishyiremo nimero yawe ya telefone, aha kabiri ushyiremo password niba usanzwe wari wariyandikishije, ariko niba utariyandikishije uri buze ukande hano, uraza ukande ahangaha, nukanda ahangaha uri buhite uba wafungura website, ube watangira gahunda yo kuba wakwiyandikisha. Turi burebane akantu ku kandi kugira ngo hataza kuba hagira umuntu ucikwa. Ahangaha uri bufungure, ahangaha uraza ufungure, nushyiramo ahangaha nimero yawe ya telefone uri buhite uba wagira ute, urahita uba wakomeza ahasigaye, ubundi ube watangira igikorwa cyo kuba wagira ute, cyo kuba wakwiyandikisha ahangaha. Hari umuntu rero ugiye guhita yibaza ati noneho niba amaze kubona ibi byose ndibuze kuba nakura he adresse yo kuba nabavugishaho, cyangwa se adresse yo kuba twavugana nkabanza nkamenya uburyo bakora. Uri buzemo ahangaha, uri bumanuke ugomeza umanuke hasi uze kuba wasangamo hano iki nimero yabo ya telefone, uhasange email yabo